Liliose agiye kutubwira se ni ikihe kintu abantu bakora bihishe kandi abantu baragikora tu ni hame ko bagikugomba kugikora ariko gikorwa nyine wihishe icyo kintu ni igiki nyine gusa icyo kintu nakimenya nta kintu ndakora nihishe kumva sindajya se. Yes, reka nongere mbaye ikaze ndetse mbasuhuze nizere ko muri hose mukomeje kugubwa neza. Ni ikiganiro inkuru ngufitiye, ni ikiganiro mutegurwa ndetse mukagizwe na Sally Clever. Are you here? Yeah, I'm here. Are you okay? Yeah, I'm here. Kurishimye cyane. Yeah. See the girls. See the beautiful. Yes, Kev umeze ute se? Yeah, meze neza. Ndakwakiriye cyane. Uranyakiriye? Yego. Reka nanjye nkwakire. Urakoze cyane. Yes, turakiriye bano bakobwa beza dufite hano muri kubabona. Ko museka ntago muri beza. Yes. Yeah. Hari akaririmbo kavuga murakazi ngo nkubwira gakuru iwacu sibe none sibu ejo bundi hazaza urungano. Wow. Neza twareranywe twibutse ibyiza dusangiye nta gisumba ubuto mwareranywe mu narabivuze Keva. Yes, we told you it is time to fire, it is time to kaboom fire. Yes. Turi kumwe n'abakobwa beza b'u Rwanda birwagasaho rw'imisozi igihumbi. Yes. Ladies and gentlemen, iyi munsi ntago byoroshye, ni show after show. Okay. Yes, muraza kutwemera rero mbere na mbere tubanze tubaho umwanya, ariko mbere ko tubaho umwanya turababwira ngo The Winner Studio. Yes. Turi kumwe n'abana beza nkuko twavuze tubavuga, naho mera no kuri kwibana nyine, ni beza pe kubasa. Baitse ngahitamo duhera Clever. Okay, duhere kuri ndi. Kaduhere kuri umuntu unyegereye. Kubera iki? Nusisanyegereye. Okay, let's go. Watwibwira muri bande? Yes. Just muri make, muri bande. muri make. Yeah. Okay. Amazina yanjye nitwa Munezero Liliose. Simple as that. Okay. Riri? Yeah. Badiri ndabasuhuje. Ndabasuhuje cyane. Yeah. Liliose. Karame. Liliose byonyine nicyo kintu twakumenyaho. Ubuzima busanzwe ndi muntu ki? Yeah. Ndi muntu kira ko bincanze. Okay. Ndiga ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda, Huye Butare. Aha, icyo nicyo twashakaga rero. Kuba byonyine turi kumwe n'umwana wiga University of Rwanda. Darineyo. Ntago ngomba kubikwibutsa, urabizi ko ugomba kubikora. Yes, reka twambuke ku kuboko kw'iburyo kwanjye ndi kumwe n'umwana mwiza cyane, ni mwiza koko. Today, yes, babita bandi. Okay, murakoze. First of all ndabasuhuje. Amazina nitwa Mahombe Marthe. Yes, ndi umunyeshuri muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, University of Rwanda, Huye campus. Muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Okay, Mao na Liliose. Nubwo iki kiganiro musanzwe mukireba cyangwa n'ubwambere? Yeah, n'ubwambere. Ako basi kiganiro cy'umwana musanzwe mukizi? Twari nicyo nashatse kubaza. Okay.
ikiganiro bacyita inkuru ngufitiye. Turaganira udukuru twinshi nyine twa tundi twa kera twa vuba. Utu dukuru nitwo tuba tuzanye. Kiriya kabebe uri muri segonderi ukuze sibyo twa tuntu nyine wari ufite amatsiko kera ukiri umwana wakuru ugasanga nyine ntabwo ariko twari turi utwo tuntu nk'utwo ngutwo nyine. Okay, noneho hano tuba tubafitiye n'ibibazo bigiye bitandukanye. Then tuguhereza udupapuro tubiri mugahitamo buri wese kamwe. Ikibazo usanzeho nicyo uhitamo. Ubwo turagira dusogongeze kuba dukurikiye ibintu bigiye kuba hano. Tubaho udupapuro bagahitamo, hanyuma buri wese ikibazo asanze ku gapapuro akaba ari cyo asubiza. Kabiri atangiye kumbaza tutaranatombora. Kabiri tubabaza utundi tubazo tw'amatsiko muraza kumenya muri iki kiganiro. Gatatu tubazanira who is the best mu kiganiro. Sibyo? Who is the best mu bantu nyine turi buze kuba twabahitiyemo twebwe. Kane umwe muri mwe tombora iguyeho dusobanura izina rye mu kiganiro. Okay? And the last turasuhuza. Gasuhuza abantu bawe, inshuti, abavandimwe, ababyeyi. Yeah. Okay. Daniela, duhere kuki? Arabuza mayita. Ni byinshi. Ndetse byose ni byiza, you know? Yeah, byose byiza. Turahera kuki rero? Bahitemo. Yeah. Ibibazo. Yeah, duhere ku bibazo. Question box. Yeah. May have question box. Okay. You just roll. Question box. Hera kuri riri. Bashyira tubiri. Mutubaza tubiri. Hanyuma mugahitamo. Nizeye ko bidakomeye. Birashoboka ko niyo kwandika ibi bintu yandika nabi. Ihangane we bisomera tukabibasomera. Harya ninde wabyanditse? Si ngombwa. Umuntu ngo wandika nabi, akandika nabi. Aha. None uburyo kazinze. Byo byonyine. Biteye ubwoba. Okay, uwitwa Mahombe Lilioza mwe muretse gufungura. Mwe muretse. Mahombe na Lilioza harya burani yihe nyuguti iri hafi? I mean kuri alphabet. M. Ninjuri hafi. Mahombe. Mana. Oh. Mahombe. Lilioza M. Ni Lilioza. Ako turagendera kuri Munezero na Mahombe. Lilioza harya batangiza Alan ndende cyangwa Alan? Alan Nanze. No, yeah. Ya Nanze ubwo ni tsinda. Okay. Let's go Lilioza. You open. Agapapuro kawe. Manire kun iki kibazo kimwe. Ibintu bitanga. Okay, noneho mwegereze mikoro neza. Okay. Bitanu byose. Ngufashe ngusomere. Ubanze murebe ko mikoro iri kwaka. Kugira ngo mutaza kwiba abanyarwanda. Okay. Great. Ngisome? Yeah. Okay. Tubwire ari ukugufunga imyaka 5 no kukwereka no kwerekana mu bantu ibyo wakoze ugeze Huye wahita menshi. Kibajije neza. Umuntu wabyanditse. Subiramo. Gisobanura. Okay, ndaza kujya mbasomera niba ruko. Nibyo cha. Byanditse natubwire ibintu 5. Ndabivuga. I mean ari ukugufunga. Ari ukugufunga ndetse 5 mwari mwayikuye. Ari ukugufunga imyaka 5. Ari ukugufunga imyaka 5. Yego. No kwerekana ibintu wakoze ukigera hano Huye wahita menshi. Shaba byerekana. Bivuze ngo uriyizeye cyane babyerekana. Rero Mahombe agiye kutubwira ese icyansi n'igisabo bitandukanira he? Oh my god. Umubare rutanze bya mwana wanjye. Okay.
yesu we mana iwacu ni Rusizi nta nka zihaba ariko mu by'ukuri murangoye igisabo bagicunda okay mbuze uko myumva igisabo bagicundiramwe amata cyangwa kubuganiza like that icyansi cyo mana okay ndakopeye icyansi cyo bayishyiramo amata like ugiye nko kuyahereza umuntu umusomeza nuko mbyumva murakoze ubwo nibyo watangiye wenda kera natubwire niba koko ibyo bintu ari byo icyanse igikoresho cya kera bashobora kugikamiramo cyangwa se bakagiterekamo amata bategereje kwavura. icyo ni igiti icyo ni icyansi. Igisabo ni igikoresho cya kera cyakoreshwaga n'abamama bakuze cyangwa ariko kigaterurwa n'amasugi. Ura nta mukobwa utari isugi uterura igisabo ntabwo byemewe nako mu muco nyarwanda kirazira. ntabwo ari isugi. oya ntabwo nshaka kuvuga Daniela wimbeshyera wimimbi ahubwo naragiteruye mu Rwanda hagiye kuba ubukwe deni ndagiterura nyishyikije abantu barambona avuga ati yesu we ngo wa mukobwa wakoze amara ati iki ati nta mukobwa utari isugi uteruye icyo cyansi icyo gisabo nibuzi ariko mu by'ukuri nari niyizeye just narindi none se self confidence zo kugiterura kuko ndizeye okay gusa nyine ntabyo narinzi nibwo nari mbimenye kuko numvaga ari ibintu bisanzwe nko kuba waterura n'ikindi kintu cyose. Yes, mu magambo make ya rero icyanse gicundirwamo amata bashaka amavuta kandi uzavuga igisabo nicyo kibyara amavuta amata yabyara amavuta mujya mubyumva. Igisabo nicyo kibyara amavuta nicyo bacundiramo amavuta akaboneka. Yes, next questions. Kambanze natoye gikomeye bikomeye yego yes musomere nta kibazo ariko nandika nabi we oya biranasomeka nuko biratazi gusa abantu bataye ubusugi Green Hills ntabwo byatangaza. Ikibazo cya kabiri tugiye kubaza Mahombe kiragira ati ni uwuhe musitari wo mu Rwanda ushobora kugutera ugashaka ikintu wakora ugakatira umukunzi wawe. Reka kigize ngo ntabwo nacyumvise neza bagutunge mikoro neza ikibazo kiravuga ngo ni uwuhe musitari wo mu Rwanda ushobora gutereta Mahombe agakora uko ashoboye agakatira umukunzi bari kumwe. Okay, mu by'ukuri icyo kibazo kirakomeye pe. Noneho njye ntago mba nza abastari mu by'ukuri. Gusa nta mustari wantereta ngo nkatire umukunzi wanjye. Nyine niba mukunda ndamukunda. Sheri aho uri hose wumve ko nta wagusembura. Kuko nta mustari wamundutira kuko njye sinanakunda abastari. Ufite sheri. Ntabwo nkunda abastari ku rwego rwo kuba nyine natiretana nawe ariko ako kantu nusu ufite umusheri mama ufite sheri ufite sheri babare utabivanga chishika mwiyorere kibwirera turamufite iramvuga gute umaze gusubiza gute oya chishika oya just gusa uko bimeze njye nyine hari ukuntu hajemo akantu ntabwo bikigenda neza nta sheri mfite ndi singo kandi ubu ngubu tumuhaye umusitari yamwanze gusa n'umusitari nyine nari mbivuze mu rwego ikibazo mbajijwe muri side yo bafite umukunzi so aharamutse ahari ntabwo nakatira umukunzi wanjye ngo njye gukundana n'umusitari. Okay, fine. Okay, and then we move to the next question. Yes. Diriosa. Yes.
ikibazo gikurikira tugiye kubaza aha nzi si ikinyarwanda Yego ahubwo ni ikinyarwanda pe, ni ukuri ni Mm. ikinyarwanda. yes ikibazo gikurikiyeho tugiye kubaza ibibazo kiragira kiti ese iyo bavuze ijambo kugenda bigura intege mu kinyarwanda baba bavuze ngo iki? bakuntongera mikoro neza ujye ukivuga neza cyumvikana Sinema kabisa. yes ikibazo gikurikira tugiye kubaza ibibazo kiragira kiti ese iyo bavuze kugenda bigura intege baba bavuze ngo iki? aha biriyo uri Ndagaragaye. umunyarwanda W'imbere. twagiye Gusa ngiye kugaragara. kugenda ariko bitabujije ko nyine n'umuntu uri buze kureba iki kiganiro nawe watanga comment ukavuga uko byumva Batubwire ese uko uko babyumva. yabisubije niko kuri Okay. cyangwa hari ubundi Okay. buryo ushobora kuba ubyumvamo duha inyunganizi n'ibitekerezo byanyu biba bikenewe Okay. Yeah. Njyewe rero ukuntu mbyumva. Kugenda bigura intege harya. Kugenda bigura intege. Mba numva nyine iyo umuntu akubwiye ijambo ngo kugenda bigura intege. Ikintu mpita numva bwa mbere mu mutwe nyine mpita numva ugenda udashaka kugenda iyo ugiye kujya. Nyine ugiye slowly biri slowly byahatari. udashaka kujyaho Nyine okay urugero wenda nk'umuntu akubwiye ngo ngira ku muhanda sorry. Ngira ku muhanda ungurira akantu cyangwa se unzanire akantu banzaniye. Ku buryo nyine yavuze ngo ngaho genda utagenda bigura intege. Genda wihute utaza kugenda ngo hagenda amasaha 5 kandi ari ahantu nyine hagufi. Shana uko mbyumva pe ndengerera nabangiye kubeshya. ako basi yagerageje Uko biri nagerageje. ari kera tuguhaye hafi hari umusizi bitaga Manaka. gutya tumwe magana ane ako kantu anyway Magana mu bihumbi bibiri. Imagine. ako yabikoze mwana yabikoze Igora. sibyo tumwongerera abantu biga indimi nabo bazaduha comment Mani. yujuje tugiye kuzakorera sisi cyuzuye Igora. okay ni ukuvuga ngo kugenda bigura intege hari umuntu bita Alex Kagame numwe nyine mu bahanga nyine u Rwanda rwagize sibyo hari agahistori cyangwa se inkuru kabayeho nyine gasekeje byatari nyine yari afite umuzungu w'inshuti ye urumva none barimo batembera muri ziranche za Kacyiru hariya i Kigali noneho umuzungu aramubwira ati shamaje kumenya ikinyarwanda Alex Kagame umaje kumenya ikinyarwanda ati ndakizi ati nanakikurusha noneho Alex Kagame ahita avuga ati okay nzagufata ati ariko ntarebe reka tugenda bigura intege sibyo ngo tugende bigura intege nyine umuzungu ahita atranslating ahita semura mu kirimi cy'iwabo nyine yumva ibiguru nyine ni ukuvuga ibiguru binini ahita yumva nyine byanga byemera niba harimo ibiguru ni ukwiruka sibyo kandi kugenda bigura intege ni ukugenda gake nyine urumva usa nkawe nyine muri ubwo buryo sibyo kugenda gakeya akivuga ngo tugende bigura intege umuzungu afubyamo kandi ubwo yaramaje kuvuga ko azi ikinyarwanda yes ariko riri nyine yagerageje yes nyine nabo muri kaminuza yes kugenda bigura intege rero no kugenda gakeya nuko nabisobanura yeah okay twagiye Ikinyarwanda ni ibisazi. ariko rwanda yes ya Liliose agiye kutubwira hagati ya Miss Jolie na Miss Naomi ninde ubona arenze Miss Jolie na Miss Kubera iki? Naomi Arenze mu buhe buryo? nyine uvuga ati umwiza cyangwa umwiza ushobora kuba ari depend ku bikorwa bye beso myandi magambo wowe yemera ku Wowe yemera cyumwemera hagati ya Miss Jolie na Miss Naomi Okay, hagati ya Miss Jolie na Miss Naomi. yeah Naomi. why Nkunda vibes. No, n'ibikorwa bye mbona. uravuze ngo ukunda vibes nakaye ka vibe nawe makunda gukora nyine ukunda Crazy. she's crazy Yeah.
cyane. ajya Miss Jolly niwe waguze imodoka ejo bundi ya danje Nje nibi kubica bigacika. aya Akibyo by'imodoka ntabwo tubizi. Tubibona uko. ni Miss Naomi not now Nyine ni Naomi ndarivuga nabi simbishobora wane. okay Gusa nyine nge nkunda vibes nyine ugiye kuba comparing ari bo babiri. Niwe nahitamo Naomi ko ni nawe na following nyine ni nawe following nyine kurusha Jolly. okay ikibazo cya Naomi ntizibyamamare mubikunze namureba yes Ikibazo cya kirasekeje. n'ikigura nabyo twagiye Mahombe agiye kudusobanura se iyo bavuze icyabya n'icyungo bitandukanira Icyabya. n'icyungo rwabya n'icyongo bitandukanira Ukuri ntabyo shobora. okay Mao ready mu by'ukuri mbabwiza ukuri ni ubwa mbere bishe amagambo abiri reka nkubwize ukuri ibyo bintu byombi nshobora kuba si Ngo ni ubwa mbere igiki? mbyumvisha urwabya n'icyungo Urwabya n'icyungo gusa icyo nzi mani hari ukuntu kera mu cyaro ukiba mu cyaro kera mu cyaro Ukibayo? oya ntago nari nkiba ya like that wenda na gutya byakunda hari ibiboro bagiraga babumbaga mu ibumba ibiboro bakabibumba mu ibumba bakabyita inkono kimwe muri inkono ni kimwe muri ayo mazina abiri muvuze niba ari uratekereza urwabya ari iki oh ni icyongo ni icyongo Bira bibora bibumbye. inkono biba bibumbye gutya Inkono? no icyo ni icyongo Gusa si ikibindi oya wavugaga. Avuze ikibindi. ikibindi nicyo nirwo nirwo rwabya bavuga urwabya ntabwo ari icyabya ndiyo ni urwabya n'icyongo Man, nigeze kumva ibintu by'indimi. mu by'ukuri urwabya ni mani fere nyine Byoroshye ko ntabyo. niba uratekereza ari igiki ntago mbitekereza ntago ntekereza icyo nzi cyo muri ntago ntekereza baba nakagenda ukabona mbega wawundi gusa inkono nyine iyo ngiyo babumbaga mu ibumba iri muri ayo mazina abiri harimo kimwe cyitwa ko tekereza muri aka kanya ubaye uri nko mu lecture sibyo ukakigeraho Kwigisha nk'ikinyarwanda. wakora iki nyine kugira ngo batari amahirwe kubera ko ntiga indimi kandi ntanazize just muri strategy zo kwigisha ntabwo wigisha ibyo utabanje gukorera self study ku giti cyawe nyine suppose bikuguyeho oh my god cyangwa umunyeshuri akikubajije nabaza chat GPT gute nyine wahita babwira ngo reka mbanze mbaze nahita babwira ati sorry mani hari n'ukuntu ujijisha ugahita usohoka kuri phone muri make wahita usohoka nasohoka nkagenda kuko mu by'ukuri nta kintu nabasubiza Wahita ujya kuri Google nta no kwidefana ugahita nabaza usearching. chat GPT cyangwa n'ubu nyibaza cyangwa nkagira ute nabaza chat GPT cyangwa Mose ari nkasohoka gato. Bakubajije iki? urwabya n'icyongo urwabya n'icyongo ariko ntago mbizi pe icyo kibazo kiransinze mudusobanurire yes dukomeza kubibutsa kandi ko muri kumwe na Dani Clever iki ni ikiganiro inkuru ngupfitiye ikiganiro kiracyakomeje nkuko mu byumba ese urumva urwabya n'icyungo bitandukaniye ja muri comment wandikemo urwabya ni iki icyungo ni iki cyakora ngewe icyo nzi nuko icyungo ni kara gakono gatoya utwungo rero dukoreshwa n'abakecuru ba kera wabaye kwa nyogokuru wabaye kwa nyogokuru nyogokuru ngenda natuhaye to be honest uyu munsi nkuko utabona umukobwa w'inkumi nk'uyu witwa Speciosa ntabwo ushobora kubona yego ntabwo ushobora kubona umubyeyi w'iki gihe nyine mw'umwihariko mu mujyi ukoresha uteka mu cyungo oya uzabisanga nyine kwa Rutanga rw'amaboko n'ahandi hantu nyine mu cyaro mu bakecuru nicyo cyungo rero n'utwa dukono duto ariko tuba dufite umunwa munini sibyo urwabya rero ndasaba abantu muri comment batubwire urwabya ni iki ntacyo ndi bubabwire Daniela wibakopeza reka wabaretse basi bakazabyivugira niturangiza ikiganiro
nutaha utakimenya. njyewe urakimbwira ariko abandi okay bo nyuma y'ikiganiro urabivuga ariko mu kiganiro tube tubiretse bazabiduha muri comment okay Kinyarwanda bibaza ko ari cyo mfitiye ubwoba. aha turahera kuri Maombi ikibazo gikurikira ariko wateguye ibibazo bikomeye wabibonye Daniel aratwanga urwabyo urabona ubu Maombi kuko Yes, Maombi agiye kutubwira ese iyo ahuye na crush wiwe akora iki. crash Iyo ubonye umuhungu ukrashingira ubitwara gute? mu by'ukuri nshobora kuba nta ibyo bintu nshaka ko no Ay. Okay. Are you sure? cyangwa se uzana crashing Okay. Gusa mubonye simbizi ntabyo nigeze mba wenda bizaba. Okay, gusa nyine mubonye tujye duhuye. So, okay. Nakumva nishimye. Just yaba ari n'inshuti yanjye nkamusuhuza tukaganira nkumva nyine umutima wanjye urishimye. mo hari ikintu ushobora gukorera nyine umuntu wa crashinze aguhaye umwanya ni iki cyo kintu please kivuge kirahari Amaye umwanya nyine gute? imagine nyine uhuye wa crashinze umuntu amukunda kuri rwa rwego nyine ushobora no kurwara akadege sibyo noneho uwo muntu aguhaye umwanya ngo muganire nyine urumva Uzana misi. N'iby'Imana. ikintu cya mbere ushobora guhita umukorera ako kanya ni iki Ikintu cya mbere nshaka duhuye ako kanya akampa umwanya nese yaba abizi ko mu crashinga. oya wowe nyine ushobora kuba atabizi ariko ukabona ko nyine wowe ufite ubwo buryo Okay, man. Hano hari ibibazo bikomeye guys. Mu by'ukuri birakomeye pe. Ariko ku icyo kibazo njye ndumva mwe n'uwo muntu crashinga nkaba mfite umwanya. Ndetse nshobora kunyuza mu buryo nyine buri bumwereke ko mukunda muri njyewe mu crashinga nko kumubwira ko vibes ziwe nzikunda nkunda ukuntu ameze just igikorwa. Oh my god. Wenda mfite nk'aka gift nakamuha. aka gift Akantu nyine naba mfite. Yaba ari agakomo yaba ari agashanete just nshobora kukamuha. Suppose muhuriye muri refe ugiye kunywa igikoma waba ukikinyweje ngo wahita ukireka. Nawe ari yari cyaturi kujyana. Nakinjiramo. Ahubwo nagenda nkakinywa tugasangira. ikibazo nuko kitareba ririyozo mbure nkakikubaza crush wawe muhuye direct nyine mu buryo cyangwa ubundi Duhuye. reka tuvuge Mwe na crush wanjye. yeah Nase ko nawe ngira. oya Nyine uramutse nanjye ntawe. Suppose. Turi gusuppose. Suppose kuko nanjye ntawe. Suppose namutse mwe na crush wanjye. Ntuzaye. Akora iki suka. Wakiruka. Oya, ntago nakiruka. Ako ikintu nakora. Esuwe. Maombi yavuze murabyanga. Nanjye bavuga ngo namuganiriza ngo ibiki ngo mwereka ibintu nk'ibi. Twageze mu gikorwa. Kandi twabyaza none tugeze mu gikorwa. Sinahinduye umutima. ndakikubajije Nawe ugisubize pe kuko kugiye kugisubiza kuko ikintu cyo gukora man kirago yasubwa nawe wakora. kuko arakidusubiza. iki kibazo nyine kirakureba nawe Jewe ubu ngubu ntabwo bindeba ariko iyo nahoraga na crush wanjye nagerageza kwijisha ko nagira ngo arahita binsomamo ko mu crashinga niba ari nko kwirenga nyine iyo twabaga tuziranye narebaga hirya ku buryo atabona ko namubonye numvaga umutima uri Uzi yuri kumwe n'umukurasha ko niba ari byiza. Nyine ubu naguhaye umwanya. Uzi none ari kubona kwishimiye mana we. twakomeza dukomeza. yes twagiye ku kibazo gikurikira Iki kibazo kirakomeje. twagiye Yes. Elios agiye kutubwira se ni ikihe kintu abantu bakora bihishe. kandi abantu baragikora tu ni hame ko bagikugomba kugikora ariko gikorwa nyine wihishe. Icyo kintu ni igiki nyine wewe? Gusa icyo kintu nakimenya. Nta kintu ndakora nihishe kumva sindajya se nihishe kuko kurya iyo uri kurya uri kumwe n'abandi nkatwe nyine tuba mu buzima bwa university tujya turi kumwe n'abandi kwiga tujyana n'abandi tukigira hamwe gusenga turajya ubwo
kereka ubwo ngiye nko mu butayu nkijyana nkitsimba. oya ntabwo oya mahoro rwose nawe ntukabe gutyo reka tubanze bivuze ngo kereka mbanje ngamenya icyo kintu bakora bihishe noneho nanjye nkumva Ukibaza niba niba wagikora nagikora nihishe cyangwa mu Rwose ruhame. reka nkubaze uri kumva ari nacyo bakora bihishe bakora bihishe ntacyo. none se Nta na kimwe. iyo ugiye gukora ibyoroshye ubikorera ku karubanda Ibiki? ariko se we gukora petit besoin okay ubikorera ku karubanda umuntu udukurikiye ni ikihe ahubwo aho ngaho mise mbona ide kubera ko akimbwiye ubu ngubu mise menya niba ntagikora cyangwa ntagikora rwose petit besoin na grand besoin sinabikora mu ruhame. okay Yeah. none se rero urakoze aho guranabaye. rero ushobora gukora kubaka icyo ndubaka iki barubakira ku mashansiye ndubaka iki akorera yoze ntabwo aragera muri icyo gihe sibyo ikibazo aho birekete si wacyumvise rata yigo hega turi abantu bakuru aha ni abantu mwe iki kintu muri kumva ari iki abantu sinzi ari iki kuko ibyo bintu byabo babigeze ubwe. okay ni ikintu nyine twavugaga nyine abantu bakora nyine sibyo kandi wowe ukaba nawe ugomba kugikora nyine anytime ariko ukaba utagikorera mu ruhame. abo nabi iwacu mani iwacu se bigenze ute ubwo icyo kibazo nticyakemutse cyakemutse ubwo namwe muzatubwira muri comment batubwire ikintu ushobora wasanga hari ibintu abantu bamwe na bamwe bakora bihisha ariko hari uwagikora bigize okay publicly.